Niba hari yogezabutumwa rusange ryabayeho rikitabirwa n'imbaga itabarika y'abakristu hirya no hino muri Arikidiyosezi Gatolika ya Kigali, ni ryakozwe hagati y'itariki 15 na 20 Kamena 2018. Ni igihe Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu mu byasigaye bye bitagatifu yasuraga abakristu mu maparuwasi anyuranye y'iyi Arikidiyosezi. Ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali yakiranywe icyubahiro gikomeye. Mu rugo rw'ababikira b'abakarumeliti Nyamirambo yashyikiye bwa mbere ndetse akanahiyambarizwa n'abakristu mu bihe binyuranye, baranezerewe birenze urugero. Umugoroba wo kuwa 15 Kamena 2018 ubwo ibyasigaye by'uyu mutagatifu byakirwaga muri paruwasi Regina Pacis Remera, nta mukristu wari muri kiliziya y'iyi paruwasi uzawibagirwa. Bakristu bavandimwe rero, sinabona uko dushimira Imana. Usanzwe mubizi ko Imana idutetesha tukabona umugisha ugeretse ku wundi, ariko nkeka ko ibanga nta rindi nuko akabura ntikaboneke burya ari nyina w'umuntu. Ibyo byose rero dukesha umubyeyi Bikira Mariya umwamikazi w'amahoro uhora duhakirwa. Mumfashe mu ijwi ryanyu tunyujije kuri Mutagatifu turi kumwe hano n'ibiganza by'umubyeyi Bikira Mariya umwamikazi w'amahoro, mumfashe dushimire Imana idahwema kudusakaza. Singirizwe. Uwari padiri mukuru Charles Ntabyera mu kugaragaza ko paruwasi yari akuriye yishimiye kwakira Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu, yumvikanye agira ati: turamushimira twivuye inyuma, ariko tugira n'icyo tumwisabira. Nyakubahwa Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu, we wagize ihirwe ryo gutura ijuru kaburi ijabiro kwa Jambo, imera nkwisabire gushyikiriza umwami wacu Yezu Kristo igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ishyire mu biganza byawe kimuhereze, udusabire amahoro arambye, uhindura amateka mabi twanyuzemo, komora ibikomere by'amateka y'imitima byadushegeshe. U Rwanda rwacu ntiruzongere gutemba amaraso, ruzahore rutemba amata n'ubuki. Turakwereka imiryango y'Abanyarwanda cyane cyane yahungabanye, muyishyikirize Yezu Kristo yongere yigaruremo icyizere cy'ubuzima. Ababyeyi bakundane, bubahane, batoze imico myiza abana babo, maze tubone kuzagira igihugu cyiza gifite abana bafite uburere ndetse na kiliziya inogeye Imana. Turakwereka urubyiruko ndetse rimwe na rimwe rwibaza ejo hazaza, ukibaza uko hazamera, ndetse ukaba tutakifitemo icyanga cy'ubuzima. Yezu Kristo ushobora byose, mudushyikirize urubyiruko rwacu arugarurire mu nzira imunogeye, arugarurire icyanga cy'ubuzima. Mudushyikirize abantu bose bafite ibibazo binyuranye, byaba ari iby'ubukene bukabije, byaba ari iby'uburwayi, byaba ari ibikomere bituruka ku mateka mabi banyuzemo, baba ari abari mu nzu z'imbohe, mbese ibibazo byose bikomeye by'insobe bidushyikiriza umushobora byose, kandi abidusubize mu maroza ahumura neza. Ubutumwa
bwa Arikepiskopi Tadeyo Ntihinyurwa wagiye mu kiruhuko cy'izabukuru mu ijwi rya Padiri Tuyishime Jean de Dieu bumvikanyemo guhangayikishwa bikomeye n'ibibazo byugarije umuryango mu Rwanda, agasanga gusurwa n'uyu mutagatifu ari cyo bikwiye guhinduraho ingo z'abakristu muri iki gihe. Muri iki gihe turimo, igihugu cyacu gikeneye cyane ko ababyeyi batoza abana bibarutse izo ndangagaciro ziri mu ivanjiri. Kuba rero tugize umugisha wo kwakira ibisigazwa bitagatifu by'uwo mwana w'umukobwa wagize ishyaka ryo gutunganira Imana rurema, ni mucyo muri byinshi tuzamenya kandi tugacengera, twibuke ubwiza bw'urugo rusengera hamwe, kandi ibyo birakenewe hano iwacu. Kristo yashatse kuvukira no gukurira mu rugo rutagatifu rwa Yozefu na Mariya, natwereke ko ingo z'abemera ziba koko nk'imidugudu y'ubuzima bwa gikristo mu isi y'abatemera, cyangwa bigaragara ko barwanya ukwemera. Kuba umuryango witwa Kiliziya y'urugo, Ecclesia Domestica, bitwibutse ko ariho ababyeyi bagaragariza abana babo nk'abahamya b'ibanze b'ukwemera kubw'inyigisho n'ingero nziza babaha, cyangwa se mu kwita ku muhagamagaro wa buri wese. Nyuma ya paruwasi Regina Pacis Remera, Tereza yari yataramiwe n'abakristu mu rugo rw'ababikira b'abakarumeriti Nyamirambo, bukeye bwaho yakirwa muri kominoti ya Emmanuel ku Kicukiro. Kuva i Nyamirambo kugera muri kominoti ya Emmanuel, akarasisi k'abamotari bambaye amajire ya Tereza w'umwana Yezu kanyuze benshi. Tereza umwana Yezu murinzi wacu, ngwino turirimba n'urukundo nyamuwe, ture Yezu na Mariya kakaririmba, ibisingizo bikurata. Uretse igitambo cy'Ukarisitiya muri kominoti ya Emmanuel ku Kicukiro, hanatangiwe ubuhamya bwinshi n'inyigisho nyinshi kuri uyu mutagatifu byanyuze benshi mu bari bahari. Abantu benshi babaho rero batazi ko hari n'umuriro utazima. Niyo mpamvu uyu munsi Tereza yaje kutwibutsa ati inzira rwose ni ebyiri, hari icyorezo hakaba n'iy'umukiro. Amahitamo n'uyu munsi duhitemo neza, duhitemo inzira y'umukiro kugira ngo tutazajya mu muriro utazima. Nyiricyubahiro Musenyeri Harorimana Vincent wari umushyitsi w'imena hari icyo yibukije abari bateraniye muri kominoti ya Emmanuel icyo gihe. Imana iradukunda ikaduhamagarira twese kuyikunda no kuyikundira, kuko ariyo soko nyayo y'ibyishimo n'amahoro, bya bindi bidacubangana, ureke bya bindi isi itanga. Gukunda Imana no kuyikundira niyo soko y'amahoro. Noneho kubyumva tubyumvisha ubwenge, ushobora kujyaho uvuga uti nibyo koko gukunda Imana no kuyikundira ni isoko y'amahoro n'ibyishimo. Ariko Mutagatifu Tereza umwana Yezu aragusaba gutera intambwe, ntubyumvishe mu bwenge bwawe, ahubwo wumve ko nubwo bitoroshye bishoboka. Dupfa kuba twemeye kunyura inzira ngufi Tereza yanyuzemo, iroroshye kwakira urukundo rw'Imana, gukunda bagenzi bacu nk'abana b'ibitambambuga, simplicité y'abana, spontanéité, ibyishimo by'abana b'Imana. Ibyo bigenda bicogora ku bantu benshi, usanga kubera ibi n'ibi, amateka y'ubuzima n'ibindi byose, umuntu ahora azinzimiya, akambije impanga. Urukundo rw'Imana rutuma no muri ibyo bibazo umuntu agomana ibyishimo, akumva afite amahoro ku mutima, n'igihe iruhande rwe byose biri kugenda bihungabana. Ku cyumweru tariki 17 Kamena,
abakristu baje mu misa zo kuri paruwase Katedrali Saint Michel na paruwase Sainte Famille bagize amahirwe mu bihe binyuranye byo kwisunga Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu bari kumwe n'ibyasigaye bye bitagatifu, ndetse banahabwa inyigisho zabafashije gusobanukirwa byinshi ku buzima bwe. Ku wa mbere tariki ya 18 Kamena 2018 mbere ya saa sita kwakiriye umutagatifu byakozwe muri paruwasi Saint Pierre cya hafi na paruwasi Harorimana Nyamirambo. Uyu ni Akatuhurira Edison wari padiri mukuru wa paruwasi Saint Pierre cya hafi ubwo bakiraga Tereza w'umwana Yezu. Mpagaze hano tanga ikaze kwakira Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu muri paruwasi yacu ya Saint Pierre. Shimira Imana yaduhaye akanya nk'aka ngaka kuko padiri yabivuze, taramana na Yezu ndetse na Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu. Hari amaparuwasi menshi yabyifuje ko nabo yabasura ariko ntibabona ayo mahirwe. Kuri twebweho turashimira Imana, tunashimire n'abadutekerejeho ari abapadiri bamuherekeje n'abandi bashyitsi baje bamuherekeje mwese, kubera mwadutekerejeho kujya natwe mudusure ni iby'agaciro kuri twebwe nk'abakristu ba paruwasi Saint Pierre cya hafi. Ndetse n'abakristu bagize iyi paruwasi, inkuru yaje ibatunguye ariko babyitabiriye barahari mu bwinshi, bigaragaza yuko bafite inyota n'inzara gusobanukirwa reriki ni ibiki, sobanura iki, ndetse n'izindi nyigisho zerekeye ibya Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu. Byose bafite inyota, tucatumye baza hano nubwo invitation yaje itinze ariko barayakiriye, baje hano kugira ngo nabo urugendo mwakoze muza hano na Tereza umwana Yezu twese bidufashe gukura, cyane cyane mukura mu kwemera. Mbifurije rero ibihe byiza n'imigisha y'Imana, kandi aka kanya ke kw'imfabusa ahubwo katugirira akamaro twese, cyane cyane kuri roho zacu no mu buzima bwacu bwa Kristo. Murakoze, murakaza neza. Nyuma ya saa sita abo muri paruwasi Harorimana Nyamirambo nabo bari babukereye. Icyo gihe Padiri Nshagayimana Gerard wari padiri mukuru nawe yatanze ubu butumwa. Ageze mu Kiliziya rwagati imbere y'urutambiro aho kwakira aho duturira igitambo cy'Ukaristiya. Kongere tumuhe amashyi n'impundu. Tereza w'umwana Yezu ni umuhanga wa Kiliziya. Ubujiji dufite mu by'ukwemera turamutse tumuteze amatwi mu byo yigishije, mu byo akomeza kwigisha, bwashira tugasobanukirwa. Tereza w'umwana Yezu ni umurinzi w'abogezabutumwa. Dukeneye abantu benshi bogeza ubutumwa muri iyi si, abantu bakamenya Imana. Hano iwacu muri paruwasi yacu kumwakira kuri uyu munsi agenda azenguruka, twifuje kumwereka umuryango. Ariko nk'uko mubibona hariya muri iriya banderole, Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu iwacu muri paruwasi yacu, turifuza natwe kuba abatagatifu. Murabyifuza mwebwe? Murifuza kuba abatagatifu? Ariko burya kugira ngo ube umutagatifu bigira aho bituruka. Umuryango wawe aho ngaho uba muri urwo rugo uraramo wirirwamo, uri kubona wabigufashamo cyangwa umuryango wagufasha kujya mu murimo? Tumwereke aho turara,
aho turira, aho twirirwa, niba aho hantu koko hashobora kudufasha kuba abatagatifu. Dukwiriye ko umuryango wacu aho tuba, aho twirirwa, aho turara, aho turira, aho ngaho dukwiriye ko hadufasha kuba abatagatifu. ubaye umwarimu wa Kiliziya dufata ukuboko tuzagusanga ijabiro waranzwe n'urukundo nyampuhwe mu dukorwa duto dushimisha Imana. Niba hari agace ko muri Arikidiyosezi Gatolika ya Kigali kagaragayemo imbaga y'abakristu bari baje kumva ibya Tereza w'umwana Yezu ari benshi cyane, nabo muri paruwasi ya Rwankuba bari barangajwe imbere na padiri mukuru wabo icyo gihe, Padiri Valens Twagiramungu. Uyu akaba yaragaragaje cyane ko ari n'inshuti y'uyu mutagatifu mu buhamya yatanze. Wenda harabaje batanzi ni Padiri Valens Twagiramungu, nkunda kuvuga ngo inshuti z'Imana. Ntahane nabivanye ni kwa Tereza, kubera Tereza, njye na Tereza turumwe, turi inshuti guhera muri 82 mutozwa n'umufaratiri twabanaga irutongo wabaye umusaseridoti. Nyuma tamusabira Imana imwakire, yazize jenoside yakorewe abatutsi 1994, Padiri Nyangezi Innocent. Kuva icyo gihe rero Tereza mu buzima bwanjye turagendana, utuntu twari twose duto ubusaseridoti bwanjye nawe mweguriye. Aba ndi muri bibiri imyaka 25 murabyibuka, ndetse by'akarusho muri accident nagize ahantu yamvanye. Ko rero n'agacuti kanjye ku buryo nashimiye Imana ko 99 nageze iwe mu Iriziye, ari wo mwanya nabonye koko kumva neza kurushaho ubwo buzima bwa Tereza. Tereza rero abo umuntu wese twahuye akaba atarumvise mubwira Tereza, uyu munsi ndayimubwiye. Abo twahuye benshi nagiye mbabwira ko dukunda Tereza, none ndabibabwiye, n'umutagatifu tuba hafi mu tuntu duto twari twose. Iyo nataye nk'ifunguzo, iyo nagize ikibazo runaka cyagize gute, mazi ko Tereza gikemura ako kanya. Nkunda gutifunguza ariko akenshi arazinyereka akazima ako kanya, cyangwa era ikintu nibagiwe cyangwa ikintu cyanyobeye ndamubwira ako kanya, abari aho hafi agahita asubiza. Abamenyerewe akenshi bagiye banyita na Tereza kubera ubucuti ifitanye na Tereza. Namwe rero mu bishuti za Tereza, abacira akarabyo rero mu busitani bwo mu ijuru, uko nanjye akancira buri munsi buri segonda, cyama namwe mukamumenya kakabacira. Ko twagize amahirwe twahuye nawe rero, bifuza ko buri wese yamucira akarabyo mu busitani bwo mu ijuru. Kimwe muri byinshi abakristu b'i Rwankuba bungukiye mu gusurwa na Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu ni ukumenya ko mutagatifu umuntu yanabikorera mu tuntu duto duto. Uwitonze Claudine, ngewe icyo Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu ansigiye, nkurikije n'inyigisho batwigishije mu turimo duto najyaga nkora, ntabwo najyaga hagaciro ngo numva ko twashobora kuba twangiza ku butagatifu. No mu butumwa nyine mbashinzwe mfashe imbaraga ko ngomba kujya mwiyambaza, mwamamaza mu byo nkora byose. Nitwa Donata Bazibagira. Kuri uyu munsi ngewe wanshimishije cyane kuko cyo ansigiye ashobora kuba ansigiye kuri uyu munsi ni urugero rwo kwicisha bugufiya no kwiyoroshya, kuba nk'umwana mutoya, kandi no mu bikorwa byanjye nyine nkagerageza kubikora nkabikorana urukundo, mbifashijwe na Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu akabasha kunsabira. Nitwa Hamisha Feliciane. Ikintu cyambashije cyashimishije muri uyu munsi nuko twabagaho mu buryo tutazi, umuntu agakora ibintu atazi, ariko uyu munsi mbashijwe na Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu namenye ko igikorwa cyose cyaheze mu butagatifu, igikorwa gitoya, igikorwa kinini. Ndumva rero umunsi wanshimishe ko twasuye na Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu mu paruwasi ya Rwankuba. Imana ishimwe. Ngewe nitwa Nyirambarushimana Bujeniya. Uyu munsi Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu nanjye nishyize mu maboko ye kuko nkunda guhura n'ubugwayi buri munsi, none nkaba nifuje kugira ngo nanjye uwo Mutagatifu Tereza mwiragize kuri uyu munsi, igihe cyose nge mba ndi kumwe nawe. Ntago nari nsanzwe muzi uko nabyumvaga, ariko nkabyumva kure, ntago nari nakamubona. Ngewe nitwa Suzana Mukankaka, nkaba ntuye ku Kagari ka Musenyi, umudugudu wa Musenyi. Ngewe rero ikintu cyanshimishije kuri Tereza w'umwana Yezu, Tereza w'umwana Yezu yaduhaye urugero, batubwiye uko yabayeho,
yabayeho mu gikene abaho nabi ntabwo yonse nyina none n'uwagombaga kumwonsa wari wamubereye umubyeyi we nawe aza kumubona none ngiye nkaba icyo nshimiye Tereza umwana Yezu yangiriye akamaro kenshi mfite n'umwana twiyambariwe Mutagatifu Tereza none akamumfashiriza mbona udukoresho tw'ishuri nkabona umwambaro yambara none nkaba mwiragije nkaba mweretse n'uburwayi bwanjye mfite nivuje mu baganga hose nkaba ntakira ariko kuba mpagaze niwe maze nkaba mushimiye akomeze atugendemo atubere umubyeyi mwiza rwose turamwiragije aho turi hose. Nitwa Muhawenimana Agustini paruwasi ya Rwankuba kwa Mutagatifu Tereza umwana Yezu yadusuye yadufashije kurushaho kumva inzira ngufi iduhuza n'Imana ubundi umuntu yabyumvaga ariko ukumva ari ibikorwa bihambaye hari byafasha umuntu kugera mu ndiri y'urukundo rw'Imana. Mutagatifu Tereza umwana Yezu rero adufashije kumva ko twese dushobora kwirundura mu rukundo rw'Imana natwe tukagera ku butagatifu. Tereza umwana Yezu twiragije amasengesho yawe n'ingirakamaro. Sabirwa nkuba gusa n'abiririma basuwe na Tereza umwana Yezu kwa 20 Kamena bakanarara bataramanye nawe mu rugo rw'ababikira bo ku musozi wa Karumeli bamwe muri bo ngo byabafashije kureka gushidikanya. Nitwa Joseline Umutesi ngewe ubusanzwe ntago nari mbisobanukiwe neza numvaga ukuntu bazatuzanira mbese imibiri w'umuntu nkumva ni ibintu bidashoboka nje nk'uko padiri amaje kudusobanurira namyumvishagamo mu kwemera kwanjye ko hari tunaterekera nk'uko bamwe babivuga ariko yabashije kudusobanurira agendeye kuri hahandi umuhanuzi Risha baje guta umuntu mu mva ye yapfuye mu mva bari barahambye mwirisha noneho umuntu aza kuzuka bityo bituma numva agaciro k'umuntu wapfuye ari umutagatifu ko agomba no kugirira akamaro abasigaye mu isi. Rero ibyo bintu byanyubatse cyane byatumye muri njyewe nigaruramo ibintu by'ukwemera cyane binankomeramo nese numva mbyemeye ko biriho koko kandi namusabye ibintu byinshi azansabira ukwemera nakomeye cyane byanshimishije murakoze. Nitwa Uwishema Jeannette kuri uru rugendo rwa Mutagatifu Tereza aje kudusura ngewe byamviriyemo ingabire ikomeye kuko noveni ye narayikoze maze kuyikora kuko umunsi warageze nyine ejo nibwo yatugendereye turi kubyitegura wabibwiraga umuntu akavuga ati ariko ibyo bintu byabayeho ibyo bintu ntimubeshya ese koko umuntu w'umutagatifu koko akora ibitangaza gute. Icyo byanyubatsemo rero ni uko ngomba kubaho mu rukundo nerera imbuto abavandimwe kandi nkarushaho no gusobanurira abandi batari babyumva neza ko hirya y'ibi ngibi hari uwo tubonayo. Ntabwo dusenga amashusho nk'uko babivuga ahubwo ni urwibutso Yezu yadusigiye. Tereza rero watugendereye yanyeretse byinshi kandi ko ibyo tugomba kumwigiraho tugomba gukomera mu kwemera kwacu. Yewe nitwa Musabyimana Claudia nkaba ndi wo muri iyi paruwasi ya Ririma. Ubwo rero nanjye nkimara kumva ko Mutagatifu Tereza azazinaha byaranshimishije ndavana Imana yanjye ubu koko uyu munsi uzagera mbese numva ni ibintu bidasanzwe. Ubwo rero umunsi ejo warageze ndaza n'abana ndabazana ubu mfite abana 2 nabo ndabazana. Ubwo rero ngeze mu Kiliziya turatarama numva biranshimishije ngiye kubona mbona Mutagatifu Tereza araje muri nge nkomeza kwishima kintu kinini mbona uru ruzinduko rwe rungejejeho rwamfashije ku buryo mu byo nasabye urukundo kuri bose nsaba no kugira ngo nzagere ikirenge muke n'abana banjye bose mbese anyongereye ukwemera muri njyewe. Nitwa Kabarira Pierre Claver ndi umusaza w'imyaka 71 ariko Tereza umwana Yezu aje hano kudusura kuri paruwasi yacu ya Ririma
nishimye cyane kubera ko hari ibintu byinshi mpungukiye cyane cyane mu masomo ariya yerekana ukuntu yabayeho ari umuntu w'imfubyi niko nabivuga kuko ababyeyi be bapfuye ataragira ubwenge cyane nanjye nkanjye mfite nkabuzukuruza bageze kuri 5 ubu nanjye bimpeshe kugira ngo mbone nanjye ngure muri utu dutabo mu kungenderera nanjye ngende kwigisha abana nubwo abana barohanya muri kino gihe ariko nzamuyambaza kandi amfashe kugira ngo nanjye nzave mu rugamba ndimo cyane cyane huko nanjye mfite umwe mu bana naje gusabira kumutura usa nk'uwananiye cyane rwose kubera ibintu by'ibiyobyabwenge ndasaba rero Mutagatifu Tereza umwana Yezu nkuko namutuye kugira ngo nawe adufashe kugira ngo urubyiruko cyane cyane muri iyi minsi rujya mu bintu by'ibiyobyabwenge ntirushobore kugira ngo rukurikire ngo yaba twagira amahirwe ngo adufashe adutakambire ku Mana nabo bave mu bintu by'ibiyobyabwenge nawe bamugana bazabone kuba abatagatifu. Nitwa Muhawenimana Benwa mfite imyaka 51 nkimara kumva ko Mutagatifu Tereza azaza muri paruwasi yacu narishimye cyane. Paruwasi ya Ririma narishimye cyane mbasa ko nzaza kwifatanya nawe nsabira umuryango wanjye kubera ko mfite umwana w'imfubyi watoraguwe musabira ngo azabashe kumfasha azakure akore neza. Kamena 2018 ari nabwo Tereza umwana Yezu mu byasigaye bye bitagatifu yasozaga gusura abakristu Gatolika ba Arikidiyosezi ya Kigali yageze n'i Nyamata maze imbaga bemera baho baranezerwa cyane nk'uko bamwe muri bo babigaragaje. Yewe nitwa Mgr Janvier wo muri paruwasi hano Nyamata mwamikazi w'intumwa ariko ubundi nsengera muri santarari ya Nyagihunika. Ubwo rero twamwakiriye neza yadufashije mbisha amateka ye yadushimishije yadufashije twumvishe twatera intera wenda tuzagerageza kuzamera nkawe tubigenze neza tugende tubigerageza nako byoroshye ariko tuzagerageza. Nanjye rero icyamfashije nimvishije nashishikariza abana banjye nkajya mbabwira nyine nkagerageza nkareba ko wenda bazagerageza nabo kujya bagenza neza bakajya bubaha Imana bakajya bakora ibikorwa byiza. Mbese ubwo nanjye ibyanteye imbaraga nuko yatangiye kiri umwana akarinda apfa kibirimo n'abamureraga urumva ko bagiye bamufashamo nanjye inyigisho byampaye nuko nzajya mfasha abana banjye kubatoza imirimo myiza. Numvishije nyine n'utageze ahantu genda nkabimukundisha. Nitwa Musabwa Soni Vestina abantu nsengera muri paruwasi Nyamata abansengera muri santarari ya Gitwe kwitiriwe Mutagatifu Tereza. Ubwo rero ikintu cyamfashije numva nzagenda ku Mutagatifu Tereza ni ukubabarira abantu bose nkakira umuntu wese uzungana nkamubwira nkamwereka inzira agomba kunyuramo. Ubutagatifu bwe bwamfashije nuko yakunze Imana akiri muto kandi yarahuye n'ububabare ari umwana. Nkanjye wahuye n'ububabare ndi mukuru bikananirwa kubyakira ko cyo nakwifuriza abandi bakirisitu bose nakwifuriza ko baba nk'Umutagatifu Tereza kuko aratanga ingero rwiza atanga urugero rwo kubabarira abantu bose atanga urugero rwo gukunda nanjye nkaba nzajya nshishikariza gukunda abandi. Nitwa Nyiraminani Françoise nturuka muri santarari ya Gitwe paruwasi ni Nyamata nyine cyane. Rero nkatwe santarari yacu ya Gitwe yitiriwe Mutagatifu Tereza umwana Yezu barabidushishikarije hashize iminsi myinshi babitubwira n'ubwiza bwe n'ukuntu yakundaga Imana cyane no kuyikorera. Ntago twari kureka rero kuza kumwakira twamenye ko yaje muri paruwasi yacu.
ikintu cyiza numvishe kuri Tereza umwana Yezu yakundaga gukora cyane umurimo. Twumvishe ko no muri kiriya kigo ko yigagamo bakundaga kumuharira imirimo kandi akayikorana urukundo yishimye. Nanjye numva icyo kintu cyandanga nk'umukristo nkatera ikirenge mu cye nkamugenderaho nyine. Nitwa Uwizeyimana Josiane, nkaba ndi wo muri santarari ya Gitwe yiyambaza Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu muri paruwasi ya Nyamata umwamikazi w'intumwa. Ikintu mwigiraho nuko yavuze ko ashaka kubaho mu ijuru akora ibyiza ku isi. Mu byiza akora nanjye arabinkorera nkabibona. Ikindi mwigiraho nuko avuga yuko ikintu cyose gikoranywe urukundo kigenda neza. Nkongera nkamwigiraho yuko agakorwa gatoya kose akoze agakorana urukundo. Ubwo nanjye mu mirimo nshinzwe muri Kiliziya, muri santarari, umusakarisitine, ngerageza gutegura uturabo neza nk'uko mwigana, kuko namenye ko ituro rirusha ayandi kunogera abatagatifu ari ukwigana ubuzima bwabo. Nkaba nitoza rero kugira urukundo, gukunda abanyanga, niwo mwitozo ndimo, nicyo namwigiyeho, ni nacyo namwigiyeho n'uyu munsi nicyo naje gushimangira. Niyo kado ndimo kumusaba kugira ngo anyoherereze ako karabo ka roza k'urukundo ruhagije, ntabyo kurerega Imana, nyikunde nyikunze. Ku mugoroba wo kuri uyu munsi kandi ibirori byo kwakira, kwishimira no kwisunga Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu mu byasigaye bye bitagatifu byakomereje muri paruwasi ya Kacyiru, mbere yo kurara ataramiwe mu rugo rw'ababikira baba muri santarari ya Kagugu ya paruwasi Kacyiru, aho bwakeye haturwa igitambo cy'Ukarisitiya cyo kumusezeraho yerekeza muri Diyoseze Gatolika ya Kibungo. S'il vous plaît, si vous aimez Thérèse, aimez les prêtres. Nk'umwanzuro, niba koko dukunda Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu, nidukunde abapadiri. Et l'autre conclusion, si vous ne savez pas quoi offrir au Seigneur, offrez votre fatigue, votre maladie, et le Seigneur l'accueille de l'offrande. Akongera ati niba hari icyo mushaka gutura Imana cyangwa se mukaba mutazi icyo mugomba gutura Imana, nibura Imana muyiture umunaniro wanyu, muyiture ibibazo byanyu, bityo iryo rizaba ari ituro rikomeye mugeneye Nyagasani. Nyagasani abaho umugisha.